njya nsoma no ku mbuga nkoranyambaga njya mpaba namwe njyamo na muhaba, ndetse hari benshi rwose bajya bashima ko hari ibyo bajya babungukiraho ku bintu bitandukanye mujye haba mu rurimi rw'igifaransa nk'abantu barwizemo, hari abampaye ubuhamya ko hari ibyo bagiye bigira muri urwo rurimi kuri social media, ndetse n'ubumenyi muri rusange bajya babona ko muri wa muntu ubona ikintu yaba hari icyo amakuru agifite wenda abona kitameze neza akayatanga agasubiza n'abantu boroheje ko mudasubizanye na banyakubahwa gusa. Ubwo rero kuri izo mbuga nkoranyambaga hari ikintu nigeze kubonaho bavugaho ku kiganiro mwatanze muri Sena muvuga ku muntu witwa Laure Uwase ubarizwa mu ishyirahamwe Jambo Asebel. Uwo nguwo rero yaheruka gushyirwa mu kanama k'Inteko ishingamategeko y'Ububiligi ishinzwe kureba amateka y'Ububiligi, donc uruhare rw'Ububiligi mu bibazo byabaye mu Rwanda mu gihe cy'ubukoloni. Ubwo rero nagira ngo mumbwire se ko bira bintu nawe mwarabisomye bavuga tariki 31 z'ukwezi kwa 10 muri 2020 wari umunsi Unity Club Intwararumuri yizihizaga imyaka 13 ibayeho. Unity Club badukurikira barayizi, ni umuryango uhuriyemo abayobozi n'abo bashakanye n'abari abayobozi kuva 1994 kugeza ubu, umugabo n'umugore, umuntu wabaye ministre wese akazana n'umugore we, umuntu wabaye ministre akazana n'umugabo we kuva 1994, nabo ngabo bayigize. Ababaye abadepite n'abasenateri na ministre gusa. Ababaye abadepite n'abasenateri bo bajyamo nk'abantu baje kumva ibiganiro, ariko abamambure nabo ngabo ababaye muri kabinete kuva 1994 warabayemwo cyangwa umugore wawe yarabayemwo, no couple nibo bamambure bayo. Abandi mwara batumirwa jewe nagiyemwo babinsabye, bansabye kubategurira ikiganiro ku mateka y'u Rwanda, ku bumwe bw'Abanyarwanda, kuri ndi umunyarwanda muri rusange. Hanyuma rero ngira ngo ikibazo cyaje kuza sinzi wakizanye, babaza icyo kibazo cya Laure Uwase. Laure Uwase simuzi. Laure Uwase ni umwana w'umukobwa namumenye nyuma, yavutse muri 1992 muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1992. Yari afite imyaka 94, yari afite imyaka 2. Ababyeyi be bamuhunganye afite imyaka 2. Icyo navuze nti ariko se umwana w'umukobwa wize amashuri abanza mu Bubiligi n'ayisumbuye na kaminuza, utigeze ukandagira mu Rwanda kuva yavuka, agiye kuba inzobere gute mu kuza gusobanura amateka y'Abanyarwanda? Babuze undi muntu ukuze ujijutse warubayemo bashyiramo, ntibamushimiye iki. Nongeraho ko ari umukobwa wa Anastase twariganye mu mashuri yisumbuye muri Tronco mu Birambo kuva muri 1968 kugeza muri 1971. Jewe ngiye Nyamasheke, Anastase aza hano i Kigali mu ishuri ryari muri hariya muri CHK ryitwaga École des techniciens médicaux, École des assistants médicaux. Niho yize, nanjye ngiye Nyamasheke. Banyirukanye muri 1973 ngiye Burundi, ubwo yarakomeje agomba kuba yararangije muri 1975. Anastase ngo yavukaga mu cyahoze ari commune Satinski, ubu ngubu ni mu karere ka Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba. Icyo gihe hari muri Gisenyi. Ikintu rero azwiho namenye nyuma nuko Anastase yabaye agize uruhare muri Jenoside, akaba afite dosiye muri Gacaca y'iwabo yaramukatiye, ngira ngo yamukatiye ko igifungo cy'imyaka 19 cyangwa sinzi, kandi afite dosiye ikomeye. Urumva mvuga nti ngo cyo muziho nuko ari umukobwa wa Anastase ngo twiganye nyine. Icya kabiri
Nyina yitwa Mukarugomo, ni wa wundi mujya mwumva kuri radio itaho ikondera libre. Abumva iyo radio n'amagambo avugirwaho ikorera kuri internet kuri YouTube ikondera libre. Amagambo avugirwaho ntabwo ari amagambo yubaka, si amagambo yigisha abanyarwanda ubumwe, yigisha abanyarwanda ubunyarwanda, n'amagambo y'ivangura yo kunenga leta bita ngo ni leta ya FPR. nta nubwo bavuga ko ari leta y'u Rwanda, bayita leta y'inkotanyi, leta ya FPR, aho wagira ngo FPR yobora yonyine, urumva, kugira ngo ntifatanyije n'indi mitwe ya politike, kugira ngo ntifatanyije n'abandi banyarwanda, bakayishyiraho ibintu by'agacamatwe byose ko nta cyiza kiba mu Rwanda ibyo. Noneho ndavuga ariko se icyaha ni gatozi, sibyo? Laure Uwase ntabwo wamubona ko ari umukobwa ngo ndakozera na Mukarugomo, ariko nongeraho nti kera kandi n'ubu ngubu niko bimeze. Iyo ugiye kurambagiza umugeni urabanza ukabata ko uriya mukobwa ni uwande. Umuhungu wanjye aje kumbwira ati uriya mukobwa namukunze, ndavuga ni byiza, ariko reka tumenya avuga. None se ubwo wakwishimira ko bazajya bavuga ko si ubukwe yakubitiwe mu isoko? Bamuhoye iki? Bamuhoye ko yibye imineke? Ni urugero nanze. Ni ukuvuga icyubahiro cy'umuryango n'icyubahiro ababyeyi be bafite. So ubukwe bakubwira ati mbega wa mukobwa kana kugiye kurongora, uzi ko se ubukwe kugenda gukubitwa mu isoko bigacika, bakamutwara intambike kubera iki? Bamuhora yuko ngo yakoze mu mufuka w'umuntu akamutwara amafaranga 1000. Urumva rero umukobwa imbere y'amategeko rwose ntacyo ashinjwa, ni umwana kuri Burayi. Ariko se competence mu mateka y'u Rwanda nizo numvaga nazo zidasobanutse. Umuntu utarubayemo uwo mwana ubu ngo afite imyaka 29 akayakurikira mu bihangange bivuga iby'amateka y'u Rwanda. Numvaga mfite akabazo. Burase abamutoranije ni bari bafite ibyo byose ntibabitekerejeho. Umva, iyo uturanye umuntu nk'uriya ufite icyumushima, ukumushima ko adatinya kuvuga, adatinya kujya imbere ya kamera nk'iyi ngiyi, kandi yarize, niba afite essence muri droit, numvise ko afite na maîtrise, sinzi maîtrise ikintu yayizemo. Urumva, amashuri arafite, ubijyanye muri profile bavuga ati arabikwiye. Ariko giye nibaza nko umuntu w'umusaza ungana na se, ukabona ko uwo mwana agiye kuvuga expertise ku Rwanda atararukuriyemo, atararwiza, atararubayemo, ukabona ko hari uburyo gushakisha undi muntu waba ubizi kumurusha. Nk'umunyamategeko se buriya ntibari bamuhisemo nk'umunyamategeko aho kuba umunyamateka? Wenda hari bizarebwa by'amategeko bidasaba ko ibyo ni uburenganzira bwabo rwose. Gusa navuze ibyo ngibyo, navuze yuko kandidature yewe numva ukeneye ibisobanuro, kubera yuko numvaga competence z'umuntu nguwo numva zidasobanutse, kandi hari abandi banakuze banarubayemo, kandi n'amategeko bayize b'abanyarwanda baba hariya bangana na se, cyangwa se bafite byibura n'imyaka 45-50 bize mu Rwanda, baruvuga baruzi. Numvaga aribo bantu baba persuadable ku muntu wakuriye mu Bubiligi kuva muri primaire kugeza ubu. Nka Nyina afite radio wavuze ko inenga hafi ibintu byose by'u Rwanda, nk'abantu baba mu Bubiligi n'i Burayi, bari abantu ntibabumva ari uburenganzira kunenga, bakaba bumva atari icyaha kuba baba banenga ibyo leta y'u Rwanda ikora. Nanjye ntabwo navuze ko ari icyaha. Icyaha bakemezwa n'amategeko, ariko mba numva message naho yabivugira mu Rwanda sinatinya kubivuga. Nakubwira nti iriya radio yewe cyangwa YouTube zaradutse ubu ngubu zirahari mu Rwanda, ariko kumva umurongo urimo wo kumva atari wo wawe ni uburenganzira bwe. N'uwaranyumva bakomeza umurongo barimo, ariko yewe niyo murongo mbona ko ufite isomo ryiza, uha inzira nziza abanyarwanda kugira ngo tuve mu mateka mabi y'igihugu cyabaye, igihugu cyacu cyaciyemo. Uvuze ngo bawukomeze, ubwo no gukomeza niba atari mwiza se? Oya, ni ibyabo, byarakarengana n'uburenganzira bwabo. Uburenganzira bwabo kuko urumva icyo batubwira ngo liberté d'expression, uburenganzira bwo kwisanzura, ni bisanzura.
ibisanzure, hanyuma asigaye abatega amatwi, abumva ukuri, abashaka ukuri bazamenya icyo bahitamo. N'abanyamategeko byaba ngombwa babona harimo ibyaha bakabikurikirana. Voilà, abanyamategeko bakabikurikirana. Dusoza rero akabazo ka nyuma, ku mbuga nkoranyambaga Facebook cyane mujya mubaho, ndetse no kuri Twitter, ku muntu wo ku rwego rwanyu nka senateri no ku myaka yanyu, kuba mwegera cyane cyane abantu bakiri bato kuri izo mbuga nkoranyambaga, mukaganira, ukagira ibyo ubunguraho, ibyo bakojeje nabyo ugasubiza. Ese iyo uganira n'abantu gutyo binyujije kuri ubwo buryo, wumva ari ibintu bigufasha iki, cyangwa wumva ari ibintu bitakuremerera? Reka njye nkubwire rero ko ikintu ntekereza ku mbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga buriya abantu bakuze babanje kuzisuzugura zicyaduka ngo ni iby'abana, urumva. Ariko ku mbuga nkoranyambaga hariya niho umenyera la temperature politique du pays, niho umenyera ko igihugu gihumeka, urumva. Uriya n'igihe wandika, ariko n'abatandika bose bariho, urumva. Jewe rero nazo nkubwira ko n'aba mwari mu myaka 40 nyambwira abantu ko ishuri ryanjye naryimuriye kuri Facebook, kuri Twitter, kuri WhatsApp, urumva. Mfite rangaje mfata, irangaje y'ikinyabupfura, nta muntu ntuka, n'ushatse kuntuka ahubwo ndamwihorera. Sinshobora guhangana n'abana mwashaka kunyurira, kunyenza, kugira gute, rwose ntawe nzasubiza. Kandi iyo nsheshetse simba nsinzwe. Cyakora cyo umwana wibeshye, urumva, mfite uburenganzira nko mubyeyi nk'umubwira uti nk'abariya biyahura, jewe nazavuga nti bana bacu rwose muri hora iki, ubuzima ko mwabuhawe n'Imana muriyambura ubuzima kubera iki? Uriyahura ngo umukobwa yakubenza, abakobwa bari muri iki gihugu muzi ukuntu bangana, ubwo se hababaye nde? Nyina w'umukobwa cyangwa nyoko wakubyaye ninde ubabaye muri abo babyeyi bombi? Ni ibintu nk'ibyo by'umubyeyi ntangaho inama. Wanditse ibintu bimwe by'amafuti, hari n'ibyo usuzugura kubera ko usanga ari byo hasi cyane, nk'aba bandi bajya bandika ngo nyakubahwa perezida wa repubulika yarapfuye. Gusa ubu twavuga n'iki? Ibintu nk'ibyo byo hasi cyane ntacyo mbivugaho, kuko uba wumva ko. Ariko gihe ikintu nk'umuntu waba mwarimu igihe kirekire, umenyereye urubyiruko, urukunda, ushobora gutanga inama, ushobora gukosora aho n'indimi ndazikosora. Nk'igifaransa ntibavuga bavuga, n'ikinyarwanda ndagikora, ntibavuga bavuga. Ikinyarwanda cy'ubu gisigaye cyasubiye inyuma. Ni ibyo nkora. Ibindi ni ukumenyesha amakuru, inkuru numvise mbatazi nkayibamenyesha. Nk'ubu twari tumaze iminsi ngo bigiye tuvuga ku bintu bya Bitcoin zikora zite, ni mudusobanurire. Hariya ni ahantu heza cyane, nanjye nigira byinshi. Kuganira nabo rero jewe mbona ari ibintu bisanzwe. Tujya tubona wenda hari n'umuntu witabye Imana warazi ukamubwiraho abantu profile ye. Voilà, rega nigeze kwibwira abantu ko jewe mu by'ukuri nari nkwiye kuba umunyamakuru, ahubwo natangiye kaminuza nta école de journalisme iba mu Burundi cyangwa mu Rwanda. Abantu biga journalisme Kinshasa ni Yaounde muri Cameroon. Jesi nabashe kujya rero muri ibihugu. Nagiye muri histoire geography, ariko nifuza kugira école de journalisme. Nakunze itangazamakuru ndi muto cyane. Natangiye gusoma kinyamateka muri 1935 mfite imyaka 9. Umugabo w'umukateshisi kwa duturanye yakizana yagisoma, yakirangiza akakimpa ngisoma, nkakimusubiza akakibika. Nakunze ibinyamakuru kuva kera. Ntangira no kwiyabona, ntangirira akazi, ntangira kwiyabona kuri Jeune Afrique. Bira byose aba bavuga byo muri Algeria, nawe kurikiranye ndi umwana afite 18, 19 ndi muri kaminuza nari yabone ku binyamakuru byo mu Rwanda. Za kinyamateka zavaga mu Rwanda zikansanga Bujumbura. Mporeza amafaranga kinyamateka ikaza. Ku buryo nta bintu byabaga mu Rwanda gihe ntarinzi, abantu baratangaraga ngo wowe ibyo bimenya gute. Hari umugabo Jeune Afrique iki byose. Buriya rero byubaga y'amakuru cyedo dese. Umuntu arapfa nka Beshir Ben Yamed yapfuye. Uriya ni umuntu nzi kuva muri 72. Kumva ngo yapfuye jewe numvise ari un monument de l'histoire, de l'information igiye. Akonka kubitaho nkashaka biographie,
nkayibutsa abantu icyo yakoze, abandi bati ntacyo amaze, ibyo ni ibyabo, ariko inkuru ikaba yamenyekanye ko umuntu coronavirus yamuhitanye. Urumva bati Valéry Giscard d'Estaing yapfuye agakubitaho. Urumva abantu b'ibyamamare nk'abo ngabo bazwi, cyangwa se no mu Rwanda abantu twabanye twiganye, kanaka yitabye Imana, nk'uko igihe kibyandika hatiraho link abantu bakabisoma. Bati Kigabo Thomas yapfuye, urakoraga Benere ugashaka ifoto ye ukayishyiraho, ubu mfite followers 5,000 nyine bari Facebook yemera, aho bantu inkuru bakaba barayibonye bakaba barayimenye. Ntabwo nzabireka yewe c'est une passion pour moi, numva yewe gusa nirinda ibintu byo gutukana rwose, ntabwo muzambona, uzantuka nzaceceka, avuga ageze harambirwe, nimba bikabije tumushyikiriza inzego z'ubutabera akurikiranwa, ariko ntabwo ashobora guterana amagambo n'abantu ubona bafite niviri hasi cyane, baba bavuga ibintu bidafatika. Hari umugabo w'inshuti yawe witwa Dr Gaspard Rwanyiziri, ajya nganiza akambwira ati Dr Emmanuel Havugimana buriya ku bintu byo kwibuka amatariki cyane aba yarabaye ibintu bikomeye cyane, ngo agira impano yabyo. Ibyo bintu njya mva babivugaho koko? Ahubwo nanjye simbisobanukirwa kuko ibya kera amatariki sinzana akantu k'agapuse kari muri servo yanjye kajyamo amatariki. Mfata amatariki nk'ubu ngubu tariki 13 z'ukwa gatandatu 2021 mu munsi wansuye, ubu ngubu yegeye umutwe. Ane projet nzakubwira nti wari urahanga gutariki ni biraza bikajyamo. Urumva amatariki ndafata, amatariki abana bankurikira, mama yabyaye, hari mushiki wanjye wavutse ku tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu muri 61, naye mfite imyaka 5. Natangiye uwa mbere afite umwaka umwe, ariko tariki narayifashe kugeza bamwishe muri 1994. N'abandi bavutse nyuma ubundi wavutse 23 z'ukwa 8 68, ibyo binjyamwo amatariki ndayafata cyane ku buryo ndi mushe hamwe nababwiraga abaturage bajya kumbaza, ese Emmanuel uriya mwana wanjye ntabwo aragira gutangira ntiyasigaye umwaka umwe cyangwa ni azuzuza 6 mu kwezi kwa gatatu, ibintu nk'ibyo. Abana bavutse ndi muri mushiha muri village ya Gatonde bose za matariki n'ubu bajya babimbaza za matariki bavukiye. benshi yabifata d'une façon spontanée, sinzi ukuntu byiza, ariko cyane hari amatariki numva na buri wese ese koko nk'uyu munsi nabyanditse kuri Facebook itariki 13 z'ukwa gatandatu 2023 nibwo nakanagiye ku butaka bw'u Burundi mpunzi. Itariki wabereye umunyamahanga, wabereye impunzi wayibagirwa, n'urugero ntanze. Itariki warongoreyeho, itariki umwana yavukiyeho wa mbere, urumva harabayibagirwa amatariki witwa papa, umunsi witwa papa, urumva ibintu babyibagirwa, harabayibagirwa. Ikindi nakubaza, hari umuntu wakunganirije arambwira ati Dr Emmanuel Havugimana mu bihe bye ari mu bantu barangije, sinzi niba ari secondaire, ngo afite imyaka mike cyane y'amavuko. Ibyo bintu nibyo? Yewe natangiye amashuri ahubwo ibyanjye ni exceptionnel. Natangiye amashuri mfite imyaka 6, niga amashuri abanza yose ndi uwa mbere kugeza mu wa gatandatu. Wa mbere cyangwa wa kabiri, nabaye wa kabiri nka rimwe mu mwaka wa gatanu. Ngeze mu wa gatanu asanga abarudubura nk'abo wa mbere mu batasibiye. Ndiko bavugaga mu wa mbere mu batasibiye Havugimana Emmanuel, ngo nkaba nti wa 8, ari imbere yanjye bose ari abarudubura. Kuri nagiye muri secondaire mfite 12, batwirukana muri 73 mfite 17. Muri ibyo bihe byanyu mu wa mbere secondaire bafite imyaka 12 babaga ari benshi? Ntabwo aho nize hose j'étais plus jeune mu ishuri, kuva muri premier tronc commun kugeza batwirukanye. Ni jewe wewe wavutse 56 gusa, jewe n'umuhungu wa Solve yamuremye witwaga Bernard Kalisa, abantu b'inyamasheke baramuzi. Yari umuhungu wa Solve yamuremye yatwigira Nyamasheke. Jewe na Kalisa Bernard twaramuzi 56 turi muri 5e secondaire dufite 17. Abandi bafite muri za abandi twiganye bari ba Ruzinane Mathias nawe aranyumva, no mu docteur yavuze yigisha muri kaminuza, yavuze muri 54 barushaga imyaka 2 benshi, 54 53.
ba Kayishema Clement uriya mu Jenoside wari prefe ku Kibuye, yari imbere yanjye umwaka umwe, yavuze 53 witabye Imana yanjye ngo yaguye muri gereza muri Togo cyangwa muri Benin sinzi ahantu yari afungiye. Benshi aho twigana barandutaga uretse igihe Kalisa Bernard gusa. Naje guta igihe muri ya myaka namaze nigisha primaire impingamateke ya myaka navuze y'umushinga. Aya masigaye nkomeje sinongeye guhagarara. Dusoza ikibazo cya nyuma, ni izihe nama waha urubyiruko muri iki gihe kugira ngo ejo bundi u Rwanda rukomeze, urabona aho rugeze, ibyo byose buri munyarwanda arifuza ko rwagera heza kurushaho ruri uyu munsi, ibyo bizakorwa cyane n'abantu bakiri urubyiruko muri iyi minsi. Inama yawe kugira ngo u Rwanda rukomeze ruhagarare neza mu ruhando rw'amahanga ni izihe? Umva rero rwose bana banjye nkunda urubyiruko, ndababwira nk'umubyeyi, nababwiye ko mfite imyaka 35, mfite abana barengeje imyaka 30, umva sindi muto. Ejo heza h'u Rwanda ni urubyiruko, ni mwebwe. Mwirinde ikintu cyose kibigisha amacakubiri muri iki gihugu, mwirinde amacakubiri ahaturuka hose, mwirinde ivangura, mwirinde kuvuga ngo uriya muntu ndamwanze kubera ko ari umuhutu cyangwa uriya muntu ndamwanze kubera ko ari umututsi. Ibyo nta hantu byazatugeza. Kunda umuntu kubera icyo akumariye, karite nziza umushimaho, ubutwari, ubunyangamugayo, ko umuntu w'umunyakuri, umuntu wagisha inama akayikugira. Ahasigaye n'udutsinda icyo ngicyo, twese tukemera ko turi abanyarwanda bafite uburenganzira bumwe muri iki gihugu. Igihugu cyacu kizaba indashyikirwa. Nicyo kintu kishe iki gihugu, kishwe n'abayobozi babi bigisha amacakubiri abana babyaye. Abana banjye nabo baranyumva, baranakuze, ariko nta mwana wanjye nigeze mbwira ngo nabaye impunzi, abahutu baranyirukanye mu mashuri, muzanga abahutu, nta muhutu mugabo. Oya shwi rwose, natangaho Imana aho mugabo. Nabo twabaye, abo twabanye twakoranye, abantu bavuye tingitingi muri 97 baza banshaka ndi registra, bashaka amabirote yabo, baza bikandagira bafite ubwoba bagira ngo ntambaho. Amanota yabo ndayabaha, mbasobanurira n'ukuntu bakora kugira ngo basubire mu ishuri. Abashaka gusubira mu ishuri ndabafasha, basubira mu ishuri bariga. Nyuma nza guhura n'umwana mu mujyi, ngiye kumva bafungiye imodoka, ndavuga ntarangoze karabaye, nigendera n'amaguru. Ati muzehe, ati wangiriye neza cyane, nkareba visa ariko basimwibuka neza. Aza kunsobanurira ati ninjiye mu biro byawe nzi yuko ahubwo mfunga kuntuka, atunyakira neza mu byangombwa, ndagenda. Ngibyo rero icyo nabwira umwana, urubyiruko rwose, umuntu wese duteze amatwi, murwanye ivangura iryo ari ryo ryose, muharanire ubumwe bw'abanyarwanda, mukunda igihugu, mugitabarire bibaye ngombwa, mukirwaneho, abagituka bose mufatanye kugira ngo mubabwize ukuri. Hari abana bajya batangate mu banyereza zikangora ahantu, nka wa mwana avuga ati abwira se uri muri FDR ati jewe ndi hano mu Rwanda, ndiga kuri buruse ya leta, mushiki wanjye muri masters muri Ghana kuri buruse ya leta y'u Rwanda. Ati nawe urimo nko gutera ibuye aho wajishe igisabo ku gihugu kikorerera, akaba ariho utera amabombe. Abana nk'abariya n'abandi bose nabaduhaye ubuhamya ejo bundi mu FPR yagize kongere hariya, hari umwana w'umukobwa watubwiye ukuntu yagiye muri Rwanda Day, abandi bagiye kugira imyigaragambyo yo kwamagana Perezida Kagame, naho wajya muri sale ajya gukoma amashyi. Abantu bamenye ukuri, ntabwo tuzaba muri ibintu ngo bamwe bahunze abandi bagarutse, abandi bahunze bavuyeho. Turi abanyarwanda, iki gihugu ni cyacu twese, tugomba kukibanamo, nta urenganyije undi, duke tuduhari tukadusangira. Urumva ubuse iyo ntaze mituweli, mubwiro ntanze, iyo ntaze mituweli z'abaturage mu karere ka Nyamagabe mpoheze 200,000, ntimuzahe mituweli abatishoboye. Mvangura amabuto n'abatutsi. Utishoboye wese ni umunyarwanda, wujuje ibisabwa byose, iyo mituweli arayihabwa, asigaye tukabana muri iki gihugu.